best radio station, 104.9 East African University FM. Amahitamo yanyu ni inshingano kuri twe. Mutwumvira ku 107.5 FM. The best radio station in the planet. Amasahara kuze manani mudahe abahungu mwenyegeze umuriro wake kayenze nyabusa nituri butahe. East African University FM, here for you 24/7 with hit music. We are here to entertain you. East African University FM, your voice, your choice. Yes, mwongeye kwirwaho mwese muteze amatwi. East Africa University FM ivugira ku murongo w'105 n'ibice 7. Ni kuwa gatandatu ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Youth Talk Show aho tuganira n'urubyiruko muri kumwe nanjye Sande. Tukaganira ku matopic agiye atandukanye. Topic y'umunsi twahisemo none nyuma tukaza kubaza abatumirwa bacu ibibazo byerekeranye n'umuco nyarwanda bigiye bitandukanye. Turaza kubana ku mwanya ungana n'isaha aho turi buganire kuri topic no kuri ibyo bindi nari mbabwiye. Mushobora no kubana natwe muri kiganiro mukatwandikira kuri Instagram ni irakoze_Sande23 ndetse no kuri WhatsApp ku nimero zacu zigiye zitandukanye. Muri studio nago ndi njyenyine ndi kumwe n'abatumirwa babiri. Duhere ku mukobwa wiriho. Amakuru yanyu? Amakuru yanjye ni meza. Umeze neza? Meze bon. Nta kibazo? Ntacyo kabisa. Bakwita nde? Banyita Shani. Shani. Oui. Aka karirimbo ka Bruce Melody rakumva gute? Icyakubwira. Yaba baturebaga. Reka. Turi kubyina tumeze neza. Uyu wa gatandatu wakabeho se urabona gute? Nubwo hanze hari akabeho ariko nanone hari klima nziza. Rundi ruhande ko nanone yo hashyushye cyane ntago ari sawa. Ariko nanone imiziki uri kuduha irajyanye n'aka kabeho neza neza. Nta bukonje. Twakire umupapa muri studio, umusore umeze neza cyane afunze mu kijeni. Wiriweho? Wiriwe? Amakuru yawe? Tumeze neza, nawe ndabona umeze neza. Shanange imeze neza. Amazina yawe? Nitwa Beakatonda Bosco. Abandu umunyamakuru. Kandi nishimiye ubutumire mwampaye. Yes. Turaza kubana n'abatumirwa babiri, Chantal ndetse na Beakatonda Bosco. Muri tayari kuganiriza abadukurikiye ku mbuga zacu zitandukanye ndetse no kuri FM. Muri tayari ko tuganira? Turi tayari cyane. Muri ready? Ready. None se topic y'uyu munsi iravuga iti murandasi mu rubyiruko rw'u Rwanda. Mwe mubibona gute? Ese murandasi ifasha urubyiruko rw'u Rwanda koko mu bintu byiza cyangwa se ijyana mu nzira mbi urubyiruko rw'u Rwanda? Chanto, wowe bimeze bite? Murakoze. Ngewe ukuntu mbibona murandasi mu rubyiruko kuri iki gihe
navuga ko hari ibyiza ifite hari n'ibibi impande zombi zihagazeho ntabwo navuga ngo ni 50-50 hari ibyiza kuri 50% ndetse ishobora no kurenga ahubwo hari n'ibibi rero tereka niba uri buduhe umwanya sinzi kugira ngo tubive imuzi n'umuzingo ariko hari ibyiza hari n'ibibi wowe nkawe ubona ibyiza nibyo byinshi cyangwa ibibi nibyo byinshi ibyiza byaba ari byo byinshi kurusha ibibi ibyiza bya kato wowe ibyiza bya interineti cyangwa se icyo twita murandasi mu rubyiruko rw'u Rwanda ubona ibyinshi ari ibihe ibyinshi ni ibibi cyangwa ibyinshi ni byiza buriya ko bibona ibibi biramutse bibaye byinshi nta nubwo abantu twagira umwete wo gukoresha ikoranabuhanga cyangwa interineti cyangwa na murandasi so bivuze ngo ibyiza nibyo byinshi kuko ibibi kenshi na kenshi bivuka bituruka hehe ko abantu bananiwe kumaneginga umwanya wabo cyangwa se kwiyobora neza mu gukoresha murandasi rero ibyiza nibyo byinshi cyane ibyiza nibyo byinshi cyane so Chantal yes wowe mu byiza ubona interineti ifasha urubyiruko ni ibihe ibintu byiza bya interineti cyangwa se uruhare runini ndetse rwiza interineti ifitiye urubyiruko ni uko icya mbere interineti irigisha interineti irigisha ndabivuga muri ubu buryo impamvu mvuga ko yigisha ni uko urabona turi mu isi ya tekinoloji turi mu isi y'ikoranabuhanga iyi generasiyo yacu hari ibintu byinshi twiga kubera interineti yaje hari ibintu byinshi tumenya ndakeka ko n'umunyeshuri mu ishuri wicaye ku ntebe y'ishuri ubu ngubu nta na kimwe yiga mu ishuri utasanga hehe kuri interineti bitandukanye na mbere niba ari ijambo niba ari ijambo akeneye ubu ntabwo bikiri ngombwa ko ajya gusoma muri dictionary ngo arambure ibitabo ararishyira muri Google aryandikamo hahita haza ubusobanuro niyo yaba ari imibare niyo yaba ari buri kintu cyose ubu ngubu muri education kuri interineti ugiyeho urabibona ubyandikamo ukabibona rero ku muntu ufite intention nziza yo kwigira kuri interineti afite iyo mind n'ubwo bushake ajyaho akiga neza yamubera ishuri yamwunganira ibyo byose akeneye gusobanuza niyo atabisobanuza mwarimu kuri interineti biriho kandi birisobanuye neza cyane icyo ni kimwe mu byiza ikindi cyiza iratwe entertaininga nyine entertainment internet hari ibintu byinshi wareba wumva unaniwe mu mutwe twese turabizi tuzi akamaro umuziki imikino n'ibindi byinshi bifitiye umubiri wacu turabizi ko ibyo bintu mu buzima bwacu tubikeneye nko mu gihe runaka dushaka kuruhuka no kurelakisa mu gihe twumva tunaniye music urazibonaho amafilm amateatre dramas poem n'ibindi bintu byinshi byiza byatuma umuntu atihugiraho cyangwa yumva ameze neza muri we byagato ngewe uko mbibona nkanjye nk'umunyamakuru ngewe ntabwo ari kwemeranya namwe neza cyane ahubwo ngewe mbona ibyinshi ari ibibi kuri interineti sibyo wowe ni nk'ibihe bintu ubona bibi interineti ituzanira mu rubyiruko rwacu rw'u Rwanda ibintu bibi uvuga ati ewana iki ngiki interineti ituma ibi n'ibi yes mu rubyiruko rwacu rw'u Rwanda nkatwe nk'abanyarwanda ibintu bibi bya mbere ni nabita rumors ibihuha inkuru z'ibihuha zibaye nyinshi mu rubyiruko gukwirakwiza rumors fake news igikomye bikaba birakwirakwiye ikindi ubwenda byo rimwe na rimwe biba bitari
ahagaragara cyane usanga urubyiruko kenshi rukoresha interineti yarabaye nk'ikiyobyabwenge, bamwe ntibatinya no kureba n'izo za porunogarafi. Ugeza nashakaga kuza kubaza Chantal agira ati ikintu cyiza, urumva interineti ituzanira ibintu byiza, ariko se Chantal uri umumama ufite abana bari mu wenda nko mu wa gatatu segonde cyangwa se deuxième, umwana wawe afite telefoni mu rugo, avuye ku ishuri afata telefoni, kandi tuzi ko ubwenge bw'abana se cyangwa natwe twabaye abana, sibyo? Giye kumereza telefoni mvuye ku ishuri, ntago mind yanjye ihita ijya kuvuga ngo ngiye kureba ibyo nize ku ishuri, ndajya kureba ahantu hahiye ibiki. Wowe ntago ujya ubona ko interineti igomesha urubyiruko cyane? Kuko niba uri umusore cyangwa se umukobwa uvuye ku ishuri, ntago ndahamya ko nka 20% aribo bataha bakavuga ngo ngiye gufata telefoni searching, nkore research ku bintu twize, sibyo? Aho ariho ngiye mpera mvuga yuko ewana interineti irimo iratwicira urubyiruko. Wowe icyo kintu ucyumva gute? Njye wenda ukuntu mbyumva, twavuze nk'urubyiruko muri rusange, ntabwo twizana dupresiza tuvuye ngo umwana ngo uri mu mwaka uyu n'uyu. Njyewe numva ntabwo nanone nafata umwana wiga nk'uko urugero watanze ngo deuxième secondaire cyangwa troisième ngo muhe telefone, simbishyigikiye. Gusa tutirengeje ko hari abana biga mu bigo bagira access ku ma computers, tablets, ariko nanone hari uburyo bwo gukupa mu matelefone yabo systeme izo arizo zose zirimo ibyo biyobya, ari byo mugenzi wanjye bya Katonde yavuze nk'ama pornography n'ibindi. Ubwo buryo burahari ku bantu bazi ICT cyane, kubera ko hari ibigo ubu ngubu ngenda kizi. For example, hari ikigo cyitwa Hope Haven School kiri ku Murindi, abana babo bigana tablet. Hari time usibye bo barenze n'urwego n'igihe cya computer lab barakigira, ariko sometimes bahiza na tablet. Ariko wenda ko makuru yabo nyazi neza, icyo gihe umwana afite tablet hari ahantu henshi atakwa accessinga. Twebwe nk'uko umuntu mukuru ayifite, aho yagera yifite, hari aho ibyo bintu byinstayemo. Njyewe ukuntu mbyumva, ntago naba mfite umubyeyi ufite abana batari barangiza kwiga at least secondaire ngo mbahe izo telefone. Bibaye ngombwa yaba ku mashuri cyangwa ibaye ngombwa akanayigira mu rugo kubera izindi mpamvu, nakoresha ubwo buryo bwo kutagira ahantu hamwe na hamwe imiyoboro imwe n'imwe ya telefone ageraho, ku buryo kuko ukuntu byubakitse ushaka kubya accessinga bikanga, ujyaho aho baca hose bigeramo biba bisetinze muri telefone bidakunda. Rero ibyo abona ni ibyo nyine ibintu biraho ibyo. Ikindi, niba ari umuntu ukenera kwiga gukora etide, niba ari ibintu akeneye akavuga ati mama ndashaka kwiga ibi n'ibi, ndashaka gukora research ku kintu nk'iki, tubona ibitabo bidahagije, nkangurira n'ababyeyi bajye bahereza umwanya wabo abana, rimwe na rimwe babafashe mu homework muke. Icyo gihe wenda yaba agiye no gukoresha n'iyo telefone, niyo yaba ari yawe gutiye wasacinge n'ikintu. Rimwe na rimwe tugomba no kuba maso, tukaba turi kumwe n'abana bacu mu bintu nk'ibyo. Niyo mpaye telefone nkareba ese yafashe telefone yanjye nihe ajya nihe, ibintu nk'ibyo. Niba ari ikintu asacinga nkamufasha, turi kwiga ari gukora homework. Ntabwo nshyigikiye rero ko uwo mwana yahabwa telefone adafite undi muntu umugayidinga, cyangwa se izo program cyangwa se ibimuganisha ku kureba ama pornography birimo. Hari uburyo bitakunda ko abigeraho yaba yabishaka. Muri studio tugeze amahirwe yo kwakira undi mushyitsi, nawe twari twamutumiye aza akerereweho. Umukobwa mwiza cyane, egera mikoro. Mwiriwe, muraho neza? Muraho neza. Yego. Amakuru yawe? Ni meza. Umeze neza? Meze neza sana. Wakibwira abadukurikiye abandi
bivuze nawe turagira ngo ubwire amazina yawe abadukurikiye. Murakoze cyane, nanjye nitwa Alice Niki. Ndibaza wenda ari byo ngibyo bagiye bavuga. Alice Niki, usanze turi kuganira na Chantal urumva ndetse na Byakatonda. Murandasi mu rubyiruko urumva wowe uyibona gute? Ese ituma abana cyangwa se urubyiruko ibafasha ibyiza cyane cyangwa se ibaganisha habi? Wowe ubyumva gute? Ngewe ku ruhande rwanjye ndibaza ari nziza ku ruhande rumwe, kongerwa na mbi ku rundi ruhande. Yego, genda shaka noneho sasa yuko umbwira kuri negative. Umbwira ati internet urumva nimbi muri ubu buryo ubu ku rubyiruko rwacu rw'u Rwanda. ku ruhande wenda navuga ngo ruri negative ku rubyiruko, kandi iyo tuvuga urubyiruko ubwo n'abana bose bari munsi y'imyaka wenda 18 no kuzamuraho gatoya, ariko burya umuntu uri munsi y'imyaka 18 niwe utaba azi kwifatira umwanzuro cyangwa se akoresha ibintu uko bidakwiriye mu ruhande rumwe. Reka wenda aribo mvuga murabafite iyo myaka, sinzi niba wenda ushaka ko mvuga ko bafite iyo myaka mikeya munsi ya 18 cyangwa se niba nshaka kuvuga urubyiruko muri rusange. Urubyiruko muri rusange kugeza ku myaka 30. Rero ibibi bya mbere nuko abakoresha ikoranabuhanga nabi, wenda bareba amashusho y'urukozasoni, ugasanga wenda rimwe na rimwe ayikora nk'amapornography, kandi ntago biba bikwiriye nyine nk'umuntu niba utarashaka ukaba uri kureba izo filime z'urukozasoni, bishobora gutuma ukora ibyo utari bateganyije gukora, cyangwa se ukavuga ati biriya nabonye muri video reka njye kubikora noneho practically, ugasanga bigushoye mu ngeso z'ubusambanyi. Ikindi kintu kibi, hari abantu rimwe na rimwe nyine bahomba, reka mbyite gutyo, guhomba, ugasanga wenda akoresha nk'imbuga nkoranyambaga, umuntu aramubwiye ati nyoherereza ibi n'ibi, cyangwa se akinjira muri system atarazi gukoresha, ugasanga wenda nk'amafaranga arafite kuri konti ya Momo avuyeho. Urumva nabwo ni uburyo bubi bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ubaye udafite iyo smartphone ngo bakubwiye ati kanda ahangaha umuntu akwinjirire, babandi bahakinga wenda ntabwo yakugeraho. Ibyo nabyo ni ibintu bibi bishobora kuva mu ikoranabuhanga, kandi ibyo byose ntabwo umusaza azajya gukanda. Ibyo bikorwa n'abantu bagifite amaraso ashyushye cyangwa se bakiri urubyiruko. Byakato, yes urimo urumva aba bashiki bacu ruhande bariho cyane. Wowe uramutse ufite wenda ukundanye n'umukobwa, hari ibintu tujya tubona bya long relationship, umwe ari hirya undi ari hino, ariko bagakoresha murandasi cyangwa se ibintu nyine bindi, kwiga se online, ibiki pe ni byiza. Ariko se nanone nkawe nk'urubyiruko rw'u Rwanda, ubona ari iki leta yakora kugira ngo ise nkaho yavoidinga izo negativity, ibintu bibi bishobora kwatakinga urubyiruko kuri ku buryo bwo gukoresha internet mu rubyiruko? Leta ni nk'iki yakora nyine kugira ngo irinde urubyiruko ya internet, urubyiruko murandasi, urubyiruko ruyikoreshe neza kuruta uko rwayikoresha nabi? Buri urubyiruko ntabwo rugoye kurwigisha, haba amaseminars, ukabaho ubukangurambaga, ukabaganiriza, ndumva ukabereka, mbese akabaho gahuriza hamwe urubyiruko, nkabira biganiro by'ubutore, kuryo urubyiruko ruganiriza, ukarubwira ngo no, kagenda urwereka ikibi n'ikiza. Mukomeje kumva ko dukomeje kuganira kuri topic y'umunsi. Mushobora kutwandikira ku mbuga zacu, ni irakoze_Sunday 23 kuri Instagram. Ubutumwa bwanyu turagenda tubusoma. Uyu munsi ndabona umurongo wa telefone wagize ikibazo, bari kubikoraho bagenzi bacu bo mu ikoranabuhanga. Reka dufate akaruhuko dukina karirimbo ka Jules Sentore bita Izire. Wezuba ryanjye, wezuba ryanjye, hari
The best radio station, 104.9. East African University FM, amahitamo yanyu ni inshingano kuri twe. Mutwumvira ku 107.5 FM. The best radio station in the planet. icyakwereka uko nakwihebeye mazi yo kwiteke kugeza naho nashwanye burundu nabambwiraga ngo nkureke nubabara zaba hafi hose sinzigera na rimwe nkuva iruhande nishakutana na mademukara bali kweli sijawaipata aliyegusa moyo wangu kama wewe. You are my future wife, all I want in life. East African University FM, we brings you the hottest hits and the latest news. I said the hottest hits. The power of the people. Stay tuned. tunayanzuraho dukomeza ku bindi segment ya kabiri musanzwe mumenyereye mwese yo kubaza abatumirwa bacu byerekeranye n'umuco nyarwanda nk'urubyiruko. Iriya segment narababwiye ngo no kugira ngo urubyiruko twungurane ibitekerezo ariko tunige dusubire kuri gakondo twige ibintu by'umuco wacu w'abanyarwanda. Alice, nk'iyo ugiye kuri internet ntawe nk'urubyiruko ni nk'iye application ya mbere ufungura? WhatsApp. Mu buzima busanzwe WhatsApp igufasha iki? mu buzima busanzwe WhatsApp ifasha kuganira n'inshuti, kumenya amakuru agezweho ku nshuti zanjye. Status yarabyoroheje, iyo urebye stati ushaka kumenya ngo kana kameze gute, yagiye he, yego ku bantu baba updatinga status. Rero urumva ushaka kumenya amakuru yuko umuntu ameze tutavuganye. Ikindi wenda no kuganira, niba hari umuntu ushaka kuvugisha, ya WhatsApp ni rero iki kintu cya mbere mfasha communication muri rusange. None se ngewe ukuntu mbyumva WhatsApp barumva ishobora nko kukugomesha. Urumva gute urabyutse cyangwa se urimo uragenda mu nzira cyangwa se uri mu kazi ugiye gucatinga nko mu mwanya w'akazi, kandi icyambere cyo akazi karagutunze kagira iki birangiye akazi ukishe uri WhatsApp urimo urareba ama status y'abantu, urimo urareba ibiki n'ibiki njye mba numva aho ngaho hazamo ikintu cyo kugira utesa. Wenda ikintu nakubwira cyo WhatsApp ntago ikintu cyacyo cyose gikoresheje nabi kigenda nabi. Mu by'ukuri WhatsApp ni nziza kuko nawe urabizi ko urayikoresha. Communication iroroha iyo ukoresheje nyine WhatsApp. Ni uhereza umuntu message ukabibona akayibonye akatagusubiza mu gihe ari kwandika uri kubibona. Urumva n'uburyo bwiza butandukanye wenda na message isanzwe. Urumva rero WhatsApp uyikoresheje nabi shaka kukubera nabi. Kandi nanone ndibaza ubwo kubyuka mu gitondo wenda kujya kuri WhatsApp ukareba status z'abantu ukagira gute nta yindi gahunda ufiteho, nyine ntago nibaza ukuntu byamye nkuko wabyukira nko kuri YouTube, sibyo? Ahubwo ikoranabuhanga ni ryiza ariko bitewe nuko wowe urikoresha. Uyi program ikavuga ngo nkeneye kuzajya ndikoresha muri ibi nibi uko ntago twavuga ko ari ribi totally kuko tuzi neza ko ari abantu ritunze ryinjiriza amafaranga kandi atari makeya. Rero niba umuntu we abyuka mu gitondo agapostinga kuko azi ko wenda iyo video posting iri buze kumwinjiriza $10 10 n'urugero, wowe ukabyuka uri kuyireba ntugire n'icyo yigiraho, wumva ikibazo kiri kuri wowe. Yego. Chantal, nkawe nk'urubyiruko, yego, nihe nama ugomba kugira urubyiruko uvuga ati urubyiruko mwitware kutya muri ibi bintu bya murandasi iyi minsi?
murakoze nanone inama nagira urubyiruko ni urubyiruko rugomba kumenya ko nibo Rwanda rw'ejo kandi ejo heza habo hari mu biganza byabo. Interineti uyikoresheje neza mu by'ukuri yakubyarira umusaruro ukanagira ejo heza mu buryo bwinshi butandukanye, yaba muri uko kwiga twahereyeho haruguru, ariko nanone kubera ko twabonye ko hari ibibi byayo, urubyiruko bagomba no kujyana n'inama hagati yabo. Niba ufite inshuti uzi ko ikoresha interineti mu buryo butari bwiza, ukamubwira nka mugenzi we cyangwa inshuti ye nziza, kuko ntago utangiye kujya muri ibyo nk'uko mugenzi wacu Alice yabivuze, ukajya kureba amaprono n'iki gihe kitaragera wowe cyawe cyo gushaka, kabone niyo waba waranashatse ubundi pornography si n'ikintu cyiza cyo kureba, usibye no ku rubyiruko no ku bantu bakuru. Njye niko mbyumva, numva atari cyo kintu gihambaye wagira umuntu inama yo kureba cyangwa ko nta cyiza cyabyo. Alice, niye nama wagira urubyiruko mu gukoresha murandasi? Inama nabagira ya mbere ni uko agomba kumenya ngo ese niba mfite wenda ikoranabuhanga ndarikoresha gute mu buryo bwiza kandi bushobora kugira icyo bongezaho, sibyo? Niba nzi neza ko mfite smartphone nkaba mfite interinete, iryo ni iterambere. Ntabwo twavuga ko ari bibi kuko turabizi neza ko hari ibintu byinshi byagiye bitugezaho, ahubwo wowe nk'urubyiruko menya ngo ibi mfite ndabikoresha iki kugira ngo bimbyarire umusaruro, sibyo? Ntibibe ibyo kukuyobya cyangwa kugusubiza inyuma cyangwa se kugukururira ibyago byinshi, usange uhereye mu gitondo uri kuri internet kandi mu by'ukuri ntacyo uri kurebaho, wenda n'ibyo uri kureba atari kuvuga ngo uri kwa applying akazi, kuko nabyo ntago twabyanga. Byuka niba wenda nta kazi ufite ubuzi ngo ndi kurebaho, ariko ndi gushaka ikintu gishobora kumfasha kuva ku rwego rumwe nkajya ku rundi. Nkeneye gutera imbere n'urugero, nkeneye kubona akazi. Ikindi ukaniga, hari uburyo bwinshi cyane umuntu ashobora kwiga ibintu bishya, ukiga guteka, ukiga gukora siporo, ukiga ibintu byose. Mu ngo murandasi iradufasha mu bintu bigiye bitandukanye, ariko iyo umuntu abikoresheje neza. Wibyo kureba video nk'uko nahoze mbivuga ruguru, kureba video y'umu influencer wenda uri kwinjiza amafaranga, afite impamvu ya posting iyo video kandi iraza kwinjiriza. Ahubwo wowe vuga ngo iyi video niba nyibonye iransigira iki mu mutwe wanjye, ese ari kinyigishije? Niba ubona video nta kikwigisha yireke, ahubwo urebe ibintu bishobora kugufasha gutera imbere cyangwa kuva ku rwego rumwe kujya ku rundi. Murakoze kuri topic y'umunsi. Reka dufate akaruhuko gato cyane duhite tugaruka mu bibazo tubaza abatumirwa bacu b'umunsi. Best radio station, 104.9 East African University FM, amahitamo yanyu ni inshingano kuri twe. Mutwumvira ku 107.5 FM. The best radio station in the planet. Muheto w'umukogoto yitwa Blavan, twese twaramukundaga, umusore wari muto cyane kabisa. Ewana yari afite impano bayita gusakara. East African University FM, here for you 24/7 with hit music. We are here to entertain you. East African University FM, your voice, your choice. Tugarutse muri umwanya w'ibibazo tubaza abatumirwa b'umunsi. Chantal, uri tayari? Ndi tayari cyane. Urumva ufunze mu kijeni? Neza. Alice Niki, urumva uri tayari? Tayari. Utubazo twanjye rero tw'umunsi turoroshye cyane. Ni utubazo twerekeranye n'umuco nyarwanda kugira ngo turebe se urubyiruko rwibuka neza umuco no mu rwego rwo kwibutsanya. Uri tayari? Reka mere kuri Chantal. Ese Chantal, iyo bavuze ngo amasitu bari iki? Amasitu Ngari Nyarwanda. ntabwo ari amata. Amata meza atese? Njye nzi ko ari amata ariko sinibuka ngo ameza atari ko ni amata. Ndumva ko nagerageje nawe na dano kwicuma. Ahubwo ni 2 ku 10. Ubwo cyari
egera mikoro neza tubwire ngo amasitu ese si nk'amata amaze nk'icyumweru ahantu ra jaho hafi kabisa ariko ujye unadukosora uhita utubwira ako kanya kugira ngo twigireho amasitu urabona iyo inka yabyaye sibyo mukayikama nk'amezi 5-6 noneho ikarinda ikima sibyo ya mata y'inka yimye niyo bita amasitu ariko nyamara ubwo namenye ko ari n'amata 5 yanjye ndayafite tugukubise nkane ku 10 kuko bakubwira ko ari ikindi kintu kitari n'amata ari yes uri tayari ready iyo wumvishe ijambo kurambagira kurambagira ndabizi we ntikize niki ni ukugenda genda kwinka uko biri gutembera uzi se unana bwo nanaguha 0 naraguciye mu gukubita kurambagira no gutembera k'umwami nako nagize hajemo akantu ko gutembera nako nagize hajemo akantu ko gutembera Chantal yes iyo wumvishe ngo inkuyo wumva ari nk'iki inkuyo ni ibyatsi bahanaguze inka amashyi ko nanjye nari nkanzi rwose amashyi dote bahora bakavuga se twaba tutakazi kare wari ukazi se ba bantu bavugira inka baduhorana tuntu tw'inkuyo n'inkoni none se ari ikintu bita umusezero ni iki umusezero harya nikira katari kuza neza wavuze ko ntakoze isi umusezero shani nadufasha shani kufasha mushito wa Alice nanjye aho ndatsinzwe umusezero ni imva y'umwami n'utundi tubazo tubiri dusigaye tukasoza aka kanya ari u Rwanda rufite intara zingahe intara 5 intara 5 yego ni intara enye wongeye umujyi wa Kigali gatabibe 5 kurakora gakoze Chantal yes idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara angahe habanza iriya agakurikira iriya akajya iriya cyatsi umuhondo wino mukobwa ari akabazo ka nyuma dusoza uyu mwanya indirimbo yubahiriza igihugu ifite ibika bingahe 4 igika cya gatatu gitangizwa n'ayo magambo horana imana murage mwiza tugukesha n'ibishyikira muco dusangira turana turabashimiye mwese Chantal turagushimiye ko banye natwe urakoze cyane Alice turagushimiye ko banye natwe mwakoze cyane kudutumira ukuri no butaha tuzagaruka na mugenzi wacu waciye kare ukorera ikindi kitangazamakuru yahise agenda ntimwongeye kumwumva Takatonda turamushimiye nawe tugiye muri weekend kuwa gatanu
abayirayemo umunsi wo kuwa gatanu, twe tugiye kwiraramo ku munsi wo kuwa gatandatu. Ndi kumwe n'abakobwa beza, turi kumwe hano tugiye gushakana duca tubanze dufate ku kantu kameze neza, sibyo? ko bimeze. Noneho tuzasubira ku wundi wa gatandatu, ni cya kiganiro Youth Talk Show kuva ku isaha 10 kugera ku isaha 11 muri kumwe nanjye Sunday n'abatumirwa bo munsi. Turabashimiye kandi turabakunda. Uyu muhanzi mwita Victor Kotana, umwana w'Ikibungo quartier, ndamukunda cyane. Ibihe bigeze akambasiyemo akaririmbo kavuga ngo laugh. Made beats on the beats. I don't wanna be alone. Nisi yanjye nyine, wino mukobwa mwiza, nyegera mwipfumbatire. I love you. Turn around, nyereka uko uteye. I love you. Kwino usange nkurebe mu maso. I love you. Wino ongwemo. Buhoro buhoro, hiyo kugutekereza biba bimanura inyenyeri zose zari kuba zituriye iwawe. I love you. Oh baby baby, oh baby, umpora mu bitekerezo. Oh baby baby, oh baby, beshejweho no kugukunda sibanga. Aho ngiye nibyo ndimo, mbwira kutazandeka. Squeeze me. Buhoro buhoro buhoro, feel me, kiss me, a little tighter. I love you. Turn around, nyereka uko uteye. I love you. Kwino usange nkurebe mu maso. Zose zari kuba zituriye iwawe. I love you. Oh baby baby, oh baby, umpora mu bitekerezo. Oh baby baby, oh baby, tease me, squeeze me, feel me, kiss me. Kugutekereza biba bimanura inyenyeri zose zari kuba zituriye iwawe. I love you. Oh baby baby, oh baby, umpora mu bitekerezo. Oh baby baby, oh baby, I love you. Oh baby baby, oh baby, umpora mu bitekerezo. Oh baby baby, oh baby. Radio station 104.9 East African University FM, amahitamo yanyu ni inshingano kuri twe. Mutwumvira ku 107.5 FM. The best radio station in the planet. East African University FM. Here for you 24/7 with hit music.
We are here to entertain you. East African University FM, your voice, your choice.